Mwiriwe neza mwese abakomeje kudukurikiraho muri hirya no hino, abakurikira urubuga rwacu rwa Jokeya. Nk'uko mubizi dusanzwe tubagezaho amakuru menshi agendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa mwiza cyane ugiye kudufasha gusobanukirwa neza n'akamaro ko kwigisha ubuzima bugendanye n'imibonano mpuzabitsina cyane cyane ku babana n'ubumuga. Uyu munsi dufite amahirwe, reka muhe ikaze Sandrine atuganirize. Uratangira wibwira abaduteze amatwi, ubundi tubwire n'icyo utuzaniye muri Jokeya. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Sandrine Uwase, umunyeshuri wiga ubuganga muri Kaminuza y'u Rwanda. Tugiye kuganira ku nyigisho zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, twibanje cyane cyane ku bantu bafite cyangwa babana n'ubumuga. Sandrine, urakoze ku bw'amahirwe, uri umunyeshuri wiga ubuvuzi. Ikintu cya mbere tuzi twese muri sosiyete nyarwanda ni uko kuvuga ku bijyanye n'imyororokere cyane cyane imibonano mpuzabitsina bisa nkaho ari ikizira. Ni ukubera iki ari ingenzi ko tubiganiraho cyane cyane tukabyigisha ku bantu babana n'ubumuga? Ni ingenzi ko ubuzima bw'imyororokere tubyigisha cyane cyane ku bantu babana cyangwa bafite ubumuga, kubera ko abenshi muri bo bafite kuba ayo makuru adakunze kubageraho byoroshye. Ntabwo bakunze kugira ababigisha, nubwo bakunze kugira abashobora kubafasha kugira ngo bamenye ayo makuru. Ni nayo mpamvu rero cy'ibanze bwa mbere dukwiriye yuko abantu babana n'ubumuga tubagira ibanze mu kubigisha. Ikindi, ku bantu babana n'ubumuga bagira ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane yuko aribo basanga aribo bagiye bafite ibibazo byo gufatwa ku ngufu, byo kugira inda zitateguwe, byo kutamenya uko byagenze mu buzima bwabo bw'imyororokere. Ni nacyo kintu cy'ibanze dukwiye guhagurukira, tukabafasha, tukabigisha kandi tukabumvisha yuko bafite uruhare mu buzima bwabo, mu byo bakora mu buzima bwabo, no mu ngamba bakwiye gufata mu buzima bwabo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nahoze ndeba ku bintu by'ibanze umuntu agomba kuba afite. Umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima washyizeho, haza ibiryo, haza aho tugomba kuba, haza ubuvuzi. Naje nsanga n'imibonano mpuzabitsina ari ikintu cy'ibanze umuntu agomba kubaho afite. Yego. Ni kubyemera? Nibyo. Nawe wemera ko ari ikintu cy'ibanze umuntu agomba kuba afite? Ikintu cy'ibanze nk'uko WHO yabivuze. Nk'uko umuntu akenera kurya niko akenera n'imibonano mpuzabitsina bisanzwe. Ubwo ndi kwibaza ngo ni gute rero dushobora gufasha cyane cyane noneho ba bantu batubwiye bahura n'ibibazo by'ihohoterwa, ni gute twamenya neza yuko amakuru cyangwa se ubumenyi, bafite ubumenyi buhagije mu bigendanye n'ubwo buzima bujyanye n'imyororokere, bujyanye n'imibonano mpuzabitsina? Kuko ni ingenzi cyane ko buri muntu wese abimenya, niba ari uburenganzira bw'ibanze, ariko cyane cyane kuri abo bantu babana n'ubumuga. Kuko nibyo, ni uburenganzira bw'ibanze abantu bakwiye kuba bafite bose, tutavanyemo ababana cyangwa bafite ubumuga. Ni nayo mpamvu muri ubwo buryo dukwiye no kubigisha, tukabigisha mu buryo budasanzwe, mu buryo bworoheje, mu buryo bashobora kubyiyumvamo. Twakoresha amavidewo, twakoresha amafoto, twakoresha ama-audio, mu buryo bwose dukwiye kumenya yuko amakuru azabageraho kandi akabageraho mu gihe cya nyacyo, mu gihe bayikeneye bakabona ayo makuru. Kandi ikindi ni uko dukwiye no kubigisha ku babitaho, ku babana nabo umunsi ku wundi, ku bakora ku masantere de sante, abaganga mu mavuriro agiye atandukanye, tukabigisha uko bakwiye gufata ku bantu, uko bakwiye gufata abantu babana cyangwa bafite ubumuga. Bakabigisha uko bakifata, bakabigisha iby'umubiri wabo, bakabigisha ibintu byose bishobora kuba birimo mu buzima bw'imyororokere.
so bivuze ngo twagerageza gutanga ubumenyi ahantu hirya no hino ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, kandi kuva ku mubyeyi kugeza ku batanga serivisi z'ubuzima, hagatangwa n'ubwo buryo bw'ubushobozi. Niba hari inzira zabugenewe, niba hari intebe yabugenewe ku bana n'ubumuga, cyane cyane nk'amwe iyo mujya gusuzuma muri ibyo bintu, ndakeka buriya hakagombye guteganwa uburyo ki abantu babana n'ubumuga nabo bagira ahantu hizewe abantu basuzumirwa cyangwa se hihariye, reka tuvuge gutyo. Dushobora kuba turi kuvuga ibi, ariko reka twibaze cyangwa se nkubaze, ese haba hari uburyo ki abantu bafata nabi ibigendanye n'ingingo turi kuganiraho, cyangwa se haba hari inzitizi abana n'ubumuga bahura nazo ku bigendanye no kumenya aya makuru y'ubuzima bw'imyororokere n'imibonano mpuzabitsina by'umwihariko? Abantu babana n'ubumuga bahura n'inzitizi nyinshi. Icya mbere, abantu akenshi ntabwo bakunze kubashyira muri community ibamo abantu benshi, bakunze kubigiza hirya mu gihe baba bagiye no kuganira n'imiryango yabo, bakunze no kwigisha abandi bana ntibigisha abandi. Abantu babana n'ubumuga, ikindi bo ubwabo nabo ntibashoboye kugira uko batanga amakuru wenda ku kibazo runaka bashobora kuba bahuye nacyo, cyangwa no kuganira n'urundi rubyiruko cyangwa n'abandi bantu. Bakunze kuba bagira nk'ipfunwe, cyangwa nimba ari ubwoba, nimba ari uko twabyita. Bahura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, no kuba abantu benshi no mu miryango yabo bashobora kuba bumva cyangwa batekereza yuko nabo batagira ibyiyumviro nk'iby'abandi bantu ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubundi se barabigira? Barabigira. Umuntu ubana n'ubumuga yagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina nk'undi muntu? Ni ahantu hatandukanye nanjye, ni ahantu hatandukanye nawe, bose bagira ibyiyumviro, bagira ubushake, bagira amarangamutima yose bashobora kuba bagira ku buzima bwabo, bose barabigira. Bakunze kujyana n'ihohoterwa rimwe na rimwe kubera ko rimwe na rimwe badashoboye kwivugira. Abandi ugasanga hari abantu kera wumvaga ngo iyo umuntu ngo aryamanye ngo n'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ngo ahinduka umukire. Ayo makuru ntabwo wigeze uyumva? Ayo ntabwo yangezeho. Ugasanga rero ni abantu bahura n'ibibazo byinshi bigendanye n'iyi ngingo, ariko kandi ugasanga ni abo bantu ba nyuma badafite amakuru, cyane ko no mu bantu bazima basanzwe ayo makuru nayo hari abatayafite, akenshi ntabwo baba yazi. Ibyinshi usanga abantu batangira kubyigira mu ishuri. Nk'aba batangiye kubyiga rya ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se? Ngewe ubuzima bw'imyororokere twatangiye kubwiga twiga mu wa 6 primaire. Bivuze ngo nawe iwanyu ntabyo bakubwiye? Bagenda babivuga uko umuntu agenda akura, ariko nkiri muto ho ntaje rwose. Nta na kimwe? Okay. Noneho mbwira akamaro abaganga cyangwa se abakora muri serivisi z'ubuzima, abarimu n'ababyeyi bagira mu gushaka kumvikanisha iyi ngingo cyo kwigisha imyororokere, ubuzima bw'imyororokere, no kwigisha ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina cyane mu bantu bafite ubumuga. Abaganga n'abandi bakora kwa muganga bose, ikintu cya mbere tugomba ni uko tugomba kwicisha bugufi kandi tukahabera abantu bose bafite cyangwa babana n'ubumuga. Ikintu cya mbere tugomba kubaganiriza mu buryo bububashye kandi mu buryo bashobora kumva no kumenya. Ntabwo dukwiye kubihutisha mu kumenya, ntabwo dukwiye kubabwira nabi kuko batazi iki n'iki ngiki, ahubwo dukwiye kubabwira kandi tukabasobanurira duhereye ku mibiri yabo, duhereye ku mihindagurikire y'imibiri yabo, duhereye kuri buri kintu cyose kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ikindi ni uko tugomba kwigisha n'ababyeyi babo, kwigisha abarezi babo, tukababwira yuko nabo ari abantu basanzwe nk'abandi bantu, kandi nabo bakwiriye kandi bafite uburenganzira bwo kumenya amakuru, bwo kuyakoresha, bwo gufata ingamba cyangwa gufata ibyemezo bigiye bitandukanye ku buzima bw'imyororokere. Urakoze cyane kuvuga ko tugomba kubigisha. Bitumye nibaza
ni ubuhe buryo twakoresha atubigisha. Rimwe na rimwe ujya kwa muganga usanga umuntu akubwira amatirimu ugasanga ibintu akubwira nta na kimwe utoyemo, ari kubwira ibya bintu bitumvikana baba baziranyeho, ibi mu cyongereza twita medical jargon. Twabyirinda dute noneho cyane cyane noneho mu bana b'umuga asanzwe ahari ufite icyo abura ugiye kumurundaho n'ayo makuru yandi atazi, twabyirinda dute, bakoresha ubuhe buryo? Icya mbere reka duhere ku rurimi, dukoresha ururimi bashobora kumva. Bose siko bavuga icyongereza, bose siko bavuga ikinyarwanda. Icya kabiri, na mu gihe turi kubigisha reka ayo makuru tuyacogagure mu tuntu duto kandi abe ari amakuru yoroheje bashobora kumva no gufata. Icya gatatu, abantu babana n'ubumuga bagiye bafite ubumuga butandukanye. Hari abashobora kutumva, hari abashobora kutavuga, hari n'ababana n'ubumuga bugiye butandukanye budahuriye n'icyo ngicyo. Dukoresha amavidewo ku bashobora no kubona. Dukoresha amavidewo, dukoresha ama audio ku bashobora no kutabona. Dukoreshe ibishushanyo, dukoreshe amafoto, dukoreshe n'ubu buryo dushobora kuba turi gukoresha bwagera kuri benshi kandi bagiye bafite ubumuga, n'abatabufite nabo bashobora kutwigiraho byinshi. Ikindi ku babyeyi nanone bamenye imyaka umuntu agezemo. Ibintu byose bijye bigendana n'imyaka. Uko wakwigisha umwana mutoya utarakura bitandukanye n'ukuntu wakwigisha umwana ugeze mu bwangavu w'umukobwa utangiye kujya mu mihango cyangwa se kumera amabere, cyangwa se umwana muto w'umuhungu w'ingimbi utangiye kujya yiroteraho cyangwa se agashuka. Ibyo ni ibintu abantu bagomba kumenya, akamenya uko abimenya. Ese ndamwigisha iki? Ejo bundi arashaka umugabo cyangwa ashaka umugore, akeneye kumenya ngo bizagenda gute. Arahura n'abamushuka cyangwa se aho namubwiza ukuri, akeneye kumenya ngo arafata icyemezo gite ku bigendanye no gufata icyemezo cyo gukora imibonano cyangwa se cyo kutayikora, akamenya imipaka agomba gushyiraho ku buzima bwe. Agomba no kumenya niyo yaba yahuye n'ihohoterwa, akamenya aho rega n'aho igihe avugiye, tukamenya kubabwira no gutanga amakuru igihe cyose, tukababwira kumenya aho kuvuga yego cyangwa oya, tukabigisha yuko bafite icyemezo cyose kijyanye n'ubuzima bwabo n'umubiri wabo. Ibi bitumye ngera ku kibazo nshaka kubaza nanone. Ese ni ayahe makuru twatanga? Nahe makuru twatanga? Nahe makuru umubyeyi yaha umwana we ufite ubumuga? Nahe makuru umwarimu yaha umunyeshuri we? Nahe makuru umuganga yaha umurwayi umugana bigendanye n'iyo ngingo?